Hello, niba mushaka kumenya byinshi ku kuri kw'ijambo ry'Imana ndetse ukamenya n'uburyo wakwitwara nk'umukristo muri bino bihe bitoroshye, turabararikiye kujya kuri Shamgar TV kuri YouTube ndetse ukanakora subscribe kugira ngo ibizaho byose bitagucika. Shalom, peuple de Dieu. Sur Shamgar TV. Imana ibaho umugisha, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo no kuri Shamgar TV. Imana ibaho umugisha aho muherereye hose. Twongeye gukomeza meditation yacu kuri Shamgar TV kuri uyu mugoroba. Turakomereza kuri meditation yacu aho twari twasoreje. Imana ikomeze iduhane umugisha. Adusenge. Mwami wacu Yesu Kristo, tujye gushima kuri Imana nziza kandi ishobora byose. Tujye gushima kuri uyu mwanya uduhaye kuri uyu mugoroba wo kongera kukwegera. Nukuri turagushimye Papa, tongeye kuza imbere yawe rero Yesu Kristo, tugusaba ngo nukuri igitekerezo cy'umwuka washyize ku mutima wacu nukuri kugira ngo abana bawe nukuri babashe kugifata kandi kibagirira akamaro, kibafashe mu rugendo rwa Gikristo. Urakoze ko uri bubikore, turakuraritse utangirane natwe kandi usozanye natwe, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha. Nongeye kubashimira abakurikiye Shamgar TV, tubasaba ngo mukomeze mukande subscribe. Nukuri ubutumwa mujye mububona igihe cyose buje bubagereho, kandi mukoresha mubusangize n'abandi kugira ngo habe hari icyo undi mwana w'Imana aho yaba ari hirya no hino bube bwamugeraho kandi bugire icyo bwamufasha. Imana ibaho umugisha. Turakomereza kuri ya sije yacu ntoya, cya kintu twari turi kuganiraho kuri ya meditation yacu y'ubushize, vuga umutima wanjye uragushaka. Umutima wanjye urashaka Imana. Umutima wanjye uragushaka Mana. Nukuri nta muntu udashaka Imana, nta muntu udakeneye Imana muri ubuzima bwacu bwa buri munsi. Imana yacu nuko impamvu tuba tuyishaka nuko ishoboye byose. Ni Imana idukiza indwara zacu, ni Imana itwitaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nukuri Imana yacu turayikeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi, turayishaka. Niyo mpamvu Dawidi, turongera dusome muri Zaburi 42, niho twari turi gusoma murongo wa mbere kugera kwa gatatu, avuga ngo nkuko imparaka yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Ngo umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana. Dawidi iyo avuga ko afitiye inyota, inzara Imana, ariko akavuga ngo nzaza ryari ngo ngaragare mu maso yawe Mana, bishatse kuvuga ko iyo umuntu afite inyota, afite inzara y'Imana, ahantu honyine iyo nyota ishobora gushirira ni ukugera mu kugaragara kwayo. Iyo umuntu afite inzara n'inyota y'ijambo ry'Imana, yafite inzara n'inyota yo gushaka Imana, ahantu honyine ishobora gushirira ni yageze mu kugaragara kwayo. Ni ukuvuga ngo muri uyu mugoroba ndaguhamagara ngo iyo nyota Imana yashyize muri wowe utayishakisha ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ntuyishakishe ubutunzi, ntuyishakishe ibinezeza byo muri iyi si, ntuyishakishe ikindi kintu kitazakunyura, ahubwo iyo nyota Imana yashyize muri wowe wongere ujye gushaka Imana, ugere mu kugaragara kw'Imana. Ariko hano turakomerezaho nanone irindi rimwe, turongeraho akandi kantu gato. Bivuga ko iyo umuntu afite inyota y'Imana,
iyo umuntu ari gushaka Imana, iyo yumva muri wewe ashaka Imana, igihe Dawidi yari ari kuvuga ngo arashaka Imana, nuko Imana yari iri ahantu quelque part, nuko Imana yari iri ahantu runaka. Niyo mpamvu na ya marakazi iyo yirukaga yahagizwa no gushaka amazi kugira ngo ikire igikomere iba yatewe n'inyamaswa. Ko Branham avuga ko iyo mparakazi iba yakomerekejwe n'izindi nyamaswa, ariko kugira ngo ibashe gukira iriruka ikajya gushaka umugezi, ikajya gushaka imigezi kugira ngo ibashe kunywa amazi, maze iyo nyamaswa ikire, ibashe gukama amaraso ari kuva. Ngo bishatse kuvuga ngo nimba imarakazi yiruka ishaka amazi, nuko ahantu runaka hari amazi aba hari ari buyifashe igakama igakira. Ngo iyo umuntu ari gushaka Imana, Dawidi igihe yashakaga Imana, nuko quelque part hari Imana. Iyo umuntu ari gushaka Imana, nuko quelque part haba hari Imana ihari. Niyo mpamvu twasomye muri Yesaya, ubushize twasomye muri Yesaya avuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kuko abonwa. Ngo igihe cyose uri gushaka Imana ibihari, igihe cyose umva ufite inzara yo gushaka Imana, ahantu hose igize iyo nyota, Imana ibihari. Nicyo dukundira Imana yacu. Ni ukuvuga ngo n'uburebure buba buhamagara ubundi burebure, n'uburebure buba burimo imbere buba buhamagara ubundi burebure, no hakaba ubundi burebure buri hanze bugomba kwitaba. Igihe cyose ushaka Imana mu mutima wawe, Imana ibiri hanze igomba kwitaba. Igihe cyose ushaka Imana, Imana ibiri hanze kandi ibigomba kwitaba. Branham aravuze ngo alors aussi certainement qu'il y a une foi qui croit en Dieu. Igihe cyose bidashitiganyijwe ko hari ukwizera kwizeye mu Mana, et qui veut plus de Dieu, kandi gushaka cyane Imana. Igihe cyose hari ukwizera, igihe cyose ufite kwizera wizeye mu Mana, kandi uko kwizera gushaka Imana cyane, il doit y avoir un Dieu quelque part pour répondre à cet appel. Hagomba kuba hari Imana ahantu runaka kugira ngo isubize uko guhamagara qui est dans le cœur, uko guhamagara kuri mu mutima. Igihe cyose ufite kwizera mu Mana, igihe cyose ufite kwizera mu Mana, gushaka Imana cyane, quelque part haba hari iyo Mana uba uri gushaka. Igihe cyose mu mutima wawe uri gushaka Imana, uyishaka cyane, ni ukuvuga ngo ni bwa burebure buba buri guhamagara ubundi burebure, ni bwa burebure buba buri guhamagara ubundi burebure. Igihe cyose uba uri gushaka Imana, igihe cyose urwaye uri gushaka gukira kw'indwara muri wowe, iyo urwaye uri gushaka gukira kw'indwara, biba bigaragara ko quelque part hari gukira kw'indwara kurahari, kandi uko gukira kw'indwara ni Imana ibigufite. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze mu buzima bwawe bwa buri munsi ukeneye Imana, mu buzima bwawe bwa buri munsi ukeneye Imana. Igihe cyose rero uba ukeneye Imana, Imana ibihari kugira ngo ikwitabe, maze iguhe icyo kintu cyose uba ushaka. Imana ibihari igihe cyose, icyo waba ukeneye cyose ku Mana, Imana ibihari muri wowe. Iyo hajemo icyifuzo cyo gushaka Imana, iyo hajemo bezwe yo gushaka Imana, Imana uyishaka mu buryo butandukanye, kandi Imana uyishakaho ibintu bitandukanye. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ugize bezwe muri wowe yo gushaka ikintu ku Mana, icyo kintu kiba gihari. Nicyo cyiza cy'Imana yacu. Igihe cyose tuyishaka ubwayo, tukayishaka ibihari. N'igihe cyose hari icyo tuyishakaho, iyo bezo yamaze kugera mu mutima wacu, igihe cyose bezo yamaze kugeramo ishaka icyo kintu ku Mana, nicyo kintu kiba gihari, kandi niyo Mana yacu ikiduha. Niko Imana yacu imeze. Ni Imana nziza cyane, ni Imana yo kwizerwa. Igihe cyose uyishatse iragutabara, igihe cyose uyikeneye irakwiyereka, igihe cyose uyikeneye, igihe cyose irakwiyereka. Imana yacu niko imeze, niko yapanze gahunda yayo. Mu bigaragara ukuntu yapanze gahunda yayo neza, kugira ngo bigaragare ko iyo hari ikiremwa gihari, biba bigaragaza ko hari umuremyi wacyo. Niko Imana yacu yapanze gahunda zayo. Iyo hari ikiremwa gihari kiri kuyishaka, mbere yuko ikiremwa kiboneka, nuko habanje kuboneka umuremyi wacyo. Niko Imana yacu ikora. Niyo mpamvu iyo uyishaka
muri wowe ufite inyota yayo, ni ukuvuga ngo iyo Mana iba ihari. Mbere ugomba kumva ko igihe cyose wowe wenyine uriho, uri ikiremwa, hagomba kuba hari uwakuremye. Niyo mpamvu igihe cyose rero muri wowe hari uguhamagara, ni ukuvuga hanze hari ukundi guhamagara kugomba kwitaba. Muri aka kanya rero nagira ngo nkubwire ngo ikintu cyose wakenera muri wowe kiri mu mutima wawe uri gushaka ku Mana kiba gihari quelque part, kandi Imana irakiguha. Muri la profondeur, appelle la profondeur, Branham aravuga ngo paragraphe 22 ngo voici aujourd'hui, ngo dore uyu munsi vous croyez à la guérison divine, mwizera mu gukira kwa Kimana, n'est-ce pas? Sibyo? Qu'est-ce qui fait cela? Niki gitera ibyo ngibyo? Voyez, il doit y avoir quelque part une fontaine ouverte de la guérison divine. Haba hari ahantu runaka hari isoko ifunguye yo gukira kw'indwara. Sinon vous n'auriez jamais éprouvé ces désirs. Bitabaye ari ibyo ngibyo ntago mwaba mushaka uko gukira kw'indwara. Là dans votre cœur, muri uwo mutima wawe. Nicyo ndi kubereka kuri uyu mugoroba. Ndi kubereka ko igihe cyose ushatse Imana n'umutima wawe wose, Imana irakwigaragariza. Imana ibihari. Imana ibihari kugira ngo yitabe uko guhamagara kwawe kuri kuyihamagara. Voyez, il doit y avoir une profondeur pour répondre à la profondeur qui appelle à l'autre profondeur. Hagomba kubaho ubwo burebure kugira ngo busubize ubundi burebure buhamagara ubundi burebure. En d'autres termes, s'il y a dans votre cœur une fait d'être guéri par Dieu, nimba mu mutima wawe ufite inzara yo gukizwa n'Imana. Haleluya. Nimba mu mutima wawe ufite inzara yo gukizwa n'Imana, il doit y avoir un Dieu qui a suscité cette fait-là. Hagomba kuba hari Imana yazamuye iyo nzara yo kuyishaka, yazamuye iyo nzara yo kuyishaka, yazamuye iyo nzara muri wowe yo kuyishaka, yo gushaka uko gukira kw'indwara. Imana mbere na mbere ibanza kuzamura iyo nyota, Imana ibanza kuzamura iyo nzara, ibanza kuzamura iyo nyota yo gushaka gukira kw'indwara kugira ngo ibashe kugusubiza. Il doit y avoir un Dieu qui suscite cette fait-là. Autrement dit, laisse-moi présenter cela comme ceci. Reka mbigaragaze gutya. Avant qu'il y ait une création, mbere yuko habaho ikiremwa, il doit y avoir un créateur pour créer cette créature-là. Hagomba kubaho uwo muremyi waremye icyo kiremwa. Ibyo nizere ko mubisobanukiwe. Nuvuga ngo ikintu twongeyeho kuri iyi meditation yacu nuko igihe cyose ushaka Imana, Imana ibihari. Igihe cyose uri gushaka, ufite inyota, ufite inzara, Imana niyo iba yaremye iyo nyota muri wowe, niyo iba yaremye iyo nzara muri wowe yo kuyishaka. Iyirema muri wowe kugira ngo ugende uyishake, iyirema muri wowe kugira ngo ushake iyo Mana aho iri. Imana ibaho umugisha. Niko tugomba kuba mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hari ikindi tugomba kuganiraho ahangaha, bivuga ko iriya mparakazi iyo yahagijwe no gushaka umugezi, hari ibikomere, hari igikomere ibifite ibishaka gukira ibikomere, hari ibikomere ibifite ibishaka gukira. Branham kandi iyo turi gusoma message ya Frère Branham agereranya iriya marakazi, ayigereranya n'ubuzima bw'umukristo, ayigereranya n'ubukristo, ayigereranya n'ubuzima bwa gikristo. Umukristo uburyo ashaka Imana, umukristo uburyo yiruka ashaka Imana. Birashoboka ko mu buzima bwawe bwa buri munsi ushobora kujya gushaka Imana kugira ngo hari ibyo igomba kugukiza. Ushobora kujya gushaka Imana kugira ngo igukize indwara. Ushobora kujya gushaka Imana kugira ngo iguhe umugisha. Ushobora kujya gushaka Imana kugira ngo iguhe akazi. Muri wowe Imana iyo yashyizemo icyo cyifuzo, iyo yashyizemo iyo besoin, nuko Imana iyishyiramo ifite n'igisubizo cyayo. Hari mu buzima bwacu bwa gikristo twe abantu tujya tugira n'ibikomere. Turabona ko ahangaha y'imparakazi hari ifite ibikomere bigomba gukizwa no kugera ku mazi. Mu buzima bwacu bwa gikristo, umwana w'Imana ushobora kugira ibikomere watewe mu buzima, ushobora kugira ibikomere watewe n'inshuti, ushobora kugira ibikomere watewe na bene data. Ntabwo ibyo bikomere
ahantu honyine ibyo bikomere bishobora gukirira ni ku Mana. Igihe cyose cyonyine ugiye ushaka Imana, nuvuga ngo ibikomere wagira mu buzima bwawe, ushobora kuba ufite ibikomere kuri uyu mugoroba uri kumva iyi meditation, ushobora kuba hari ibikomere ufite ahantu uri. Umenye ko ibikomere byawe kuko imparakazi yirukaga yahagizwa no gushaka imigezi kugira ngo nigera ku mugezi kanywa amazi ibashe gukira igikomere, amaraso abashe gukama. Nawe nta wundi muntu ushobora kugukiza ibikomere, ntabwo umuntu wamugeraho ngo agukize ibyo bikomere usibye gushaka Imana yonyine. Imana yonyine niyo yonyine yagukiza ibyo bikomere. Igihe cyose wageze ku Mana, Imana yacu niyo yonyine yabasha kugukiza ibyo bikomere, kuko igihe cyose utayigezeho ubuzima bwawe buzakomeza kukugora. Igihe cyose utageze ku Mana, utagiye gushaka Imana, biragusaba gushaka Imana. Nkuko imparakazi yirukanse ishaka ahantu hari umugezi, nawe biragusaba kwirukanka, ukirukanka ugashaka Imana, ugashaka Imana muri wowe. Imana wayigeraho, Imana ikagukiza ibyo bikomere. Niko mu buzima bwa Gikristo tugomba kubaho. Mu buzima bwacu bwose, ibibazo duhora nabyo byose, ibyo tuba dukeneye mu buzima, tuba dushaka Imana. Imana yacu rero icyo tuyikundira avuga ngo nushaka nzaba mpari. Igihe cyose uzamushakira, niko ninjye nzaba nashyize inyota muri wowe yo kunshaka, nzaba mpari. Kuki uzaba ukeneye cyose mu buzima bwawe bwa buri munsi, ikintu cyose uzaba ukeneye uri kunshaka, nzaba mpari. Nzaba mpari kandi nzagusubiza. Nzaba mpari kandi nzasubiza icyifuzo cyawe, kuko ninjye uzaba washyize muri wowe inyota yo gushaka icyo kintu cyose. Muri njye uzaba washizemo inyota kugira ngo uze unshake, nzagusubiza. Mvuga ngo haba hari uburebure buhamagara ubundi burebure, haba hari uburebure buhamagara ubundi burebure. Ni Imana ibiri gushaka indi Mana, ni Imana iba yashyize ikintu muri wowe kugira ngo ugende uyishake. Kuri uyu mugoroba ndagushishikariza kugira ngo ushake Imana, ndagushishikariza kugira ngo ni kuri ugere aho Imana iri, ndagushishikariza kugira ngo wongere ushake mu maso y'Imana. Tuve mu biturangaza byinshi, dushake mu maso y'Imana. Nuvuga ngo haba hari connection hagati yawe n'Imana. Igihe uri gushaka Imana, haba hari connection yayo. Iyo turebye iyi nkuru nziza ijya idushimisha muri Bibiliya y'umusaza bita Simiyoni, yari ategereje Mesiya. Muri kiriya gihe bari bategereje Mesiya. Imana yaramubwiye ngo ntago azapfa atabonye Mesiya. Tubona ko igihe yarageze mu rusengero ari kwegurira abana Imana, ari kubakonsakara. Igihe Yesu yaje, igihe Mariya yinjiye ateruye Yesu akiri uruhinja, tubona ko hari uburebure bwakuruye ubundi burebure. Tubona ko ni igihe Simiyoni yashakaga Mesiya, yarategereje Mesiya, ashaka Mesiya, Imana yari yarashyize inyota muri we. Aho kanya Imana yashyize muri we inyota yo gushaka Mesiya. Igihe yari ari wabo mu rugo atari yajya mu isinagogi, ni Imana yamuhagurukije. Bwana ngo ni Imana yamuyoboye, imuyobora uwo munsi. Igihe Yesu bari kumukonsakara mu isinagogi, iramuhagurutsa ajya mu isinagogi, kuko muri we hari harimo inyota yo gushaka Imana, hari harimo inyota yo gushaka Imana. Kandi Yesu Kristo igihe yari ari ku isi, nubwo yari ari uruhinja, ariko yari Imana. Mariya yari akikiye Imana. Nuvuga ngo Simiyoni muri we yashakaga Imana. Simiyoni yari ategereje Imana. Simiyoni yari umuntu mu buzima bwe yavuga ngo ntago azapfa atabonye Mesiya, ntago azapfa atabonye Mesiya. Ariko kubera muri we yari afite iyo nyota, Imana yacu kubera ukuntu ari nziza, iyo ufite inyota yayo, iyo uyishaka irakwigaragariza, iyo uyishaka urayibona. Simiyoni igihe yari atangiye kwegura abana Imana, yageze kuri Mariya, Imana yamubwira ati inyota yawe wari ufite dore igomba kuba satisfait, dore Mesiya nguyu umufite mu biganza. Niyo mpamvu bigaragara ko iyo umuntu ashaka Imana, iyo umuntu muri we mu mutima we ashaka Imana, Imana iramwiyereka. Iyo umuntu mu mutima we ashaka Imana, Imana iramwiyereka nta kabuza. Reka muri uyu mugoroba, aho waba uri hose, ubuzima waba ubayemo bwose, muri wowe umenye ko ugomba gushaka Imana. Umenye ko inyota Imana yashyize muri wowe ari ukuyishaka. Inyota Imana yashyize muri wowe, inzara yashyize muri wowe, ntabwo igomba guhazwa n'ibindi bintu byari byo byose. Igomba guhazwa nayo yonyine, igomba guhazwa nayo yonyine. Kandi kugira ngo uhage, kugira ngo ushire inyota, no kujya mu kugaragara kwayo.
icyo ndi gukora muri uyu mugoroba ni ukubagarurira mu kugaragara kwayo. Ikindi gukora muri uyu mugoroba ni ukubabwira ngo Imana iragushaka. Imana iragushaka mu kugaragara kwayo. Ibindi byose waba uri gukora byose ni ibyonona inyota yashyize muri wowe. Inyota yashyize muri wowe ni ukugira ngo uyishake yonyine, uyishake yonyine, ugirane nayo ubunararibonye, ugirane nayo imibanire myiza nayo, ugendane nayo, ubuzima bwa gikristo bukuryohere igihe cyose uzaba ugendana n'Imana. Kuko twabonye ko Dawidi ukuntu yagendanaga n'Imana aribyo byatumye avuga ngo Dawidi ni umuntu umutima wanjye wishimira, ni umugabo umutima wanjye wishimira. Reka Imana ikwishimire uburyo ugendana nayo, reka Imana ikwishimire uburyo ubana nayo, reka Imana ikwishimire uburyo uyishaka buri munsi uyishaka, buri munsi ushaka kujya mu kugaragara kwayo, buri munsi ushaka gupfukama uyereka ibyo ukeneye, uyereka ubuzima bwawe bwa buri munsi, uyereka ibyakunaniye kugira ngo igufashe muri uru rugendo, kugira ngo ubashe kubireka, kugira ngo ubashe kubivaho. Ndagira ngo twumve hano, Imana iragushaka kuri uyu mugoroba. Reka ibindi byose bishobora konona inyota yashyize muri wowe, ahubwo iyo nyota ishake Imana yonyine. Ibintu byose waba uhugiyemo ubireke, ushake Imana yonyine. Ntago tubujije ngo hari indi mirimo wakora, urakora imirimo yawe yose, urita kuri gahunda zawe zose, ariko wibuke ko hari inyota Imana yashyize muri wowe, kandi iyo nyota igomba kuba satisfait igihe ugeze mu kugaragara kw'Imana. Kuko Dawidi igihe yagiraga inzara akagira inyota yo gushaka Imana, yabaga satisfait ageze mu kugaragara kw'Imana, yabaga satisfait ageze mu kugaragara kw'Imana. Ndetse n'imparakazi y'urugero yatanze, imparakazi yamushakaga, iyo mparakazi yumvaga ituje igeze ku mugezi inyweye amazi, niho yumvaga amaraso akamye, ikumva ibikomere byayo bimeze neza. Niyo mpamvu muri uyu mugoroba nakwifuriza gushaka Imana. Ntugire ikindi kintu cyose kitambika muri gahunda yawe yo gushaka mu maso y'Imana. Ushake mu maso y'Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi, kugira ngo ugendane neza n'Imana. Imana ibaha umugisha kandi ibafashe kugira ngo iri jambo ribashe kugira icyo rikora mu buzima bwanyu. Imana ibaha umugisha. Shalom. Mureke dusenge. Mwami wacu Yesu Kristo, Mana nziza, Mana yo kwizerwa, urakoze kubw'umwanya mwiza waduhaye. Ndagushimye ko wabanye natwe n'ukuri, kandi nizera ko n'ukuri abumvise iyi meditation iri bubafashe. Reka Mana nziza, wewe wenyine uyifate, uyobore mu mitima y'abana bawe, uzayumva wese Mwami izamufashe kandi mugira akamaro, nk'uko motifu yacu Mwami Yesu Kristo ari ukugira ngo abantu tubagarure hafi yawe Mana, bakwegere. Reka iyi meditation Mwami ikore Mwami Yesu Kristo kugira ngo ibagarure hafi yawe. Tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu Kristo, urakoze. Amen.